amatwi y'ikiganiro ubuzima bufite intego kuri Kamera Gospel TV Show. Mwaramutse neza, cya gitondo cyiza cy'umugisha kuri twese. Turamutse dufite akanyamuneza kuko Imana duhaye undi munsi mwiza udasanzwe wo kubaho, umunsi wa 15. Tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo waremewe kuba mu muryango w'Imana. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana dukunda, turagushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ubwawe bwinshi, tugushimiye neza yawe n'umurava wawe, tugushimiye ko uduhaye amahirwe mu kino gitondo. Mana, reka uduhembuze neza n'ubuntu bwawe kandi tugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mwene data uduteze amatwi, ndagira ngo nkwibutse ikintu gikomeye. Kuva twatangira gusoma igitabo cy'ubuzima bufite intego muri uku kwezi kwa 12, uyu munsi wa 15. Uyu munsi wa 15 tugeze ku ntego ivuga ngo waremewe kuba umuntu kuba mu muryango w'Imana. Imana niyo yaremye ibintu byose kandi byose byaremwe nayo kubw'icyubahiro cyayo. Yagambiriye kugira neza abana benshi, yagambiriye kugira abana benshi basangiye ubwiza bwayo. Amagambo tubona mu Baheburayo, Pawulo yandikiye Abaheburayo ibice byabo 2:10a. Murebe urukundo Data wo mu ijuru adukunda, tuma twitwa abana bayo, kandi koko turi abayo. Amagambo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:1. Waremewe kuba umuryango w'Imana. Imana ishaka kugira umuryango kandi yakuremeye kuba umwe mu bawugize. Iyo niyo ntego ya kabiri y'Imana mu buzima bwawe, intego Imana yari ifite utari wavuka. Bibiliya yose ivuga cyangwa se ibara inkuru y'uburyo Imana umuryango uyikunda, uyihesha icyubahiro, kandi amaherezo ukazimana nayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo umugambi wayo kuva kera wari uwo kutwinjiza mu muryango wayo itwiyegereje muri Yesu Kristo, kandi ibyo birayinezeza. Kubera ko Imana ari urukundo, ikunda ubusabane, ndetse kamere yayo ubwayo ni ukubana. Kandi iyo yivuga ikoresha amagambo y'umuryango, Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Ubutatu ni ubusabane. Imana nayo ubwayo ni icyitegererezo cyiza cy'ubusabane butagira ikizira kandi butagira n'ikizinga, kandi twagombye kwigira kuri byo no ku byo bitwigishwa ubusabane bwayo. Imana yahoze iteka mu busabane n'urukundo muri yo ubwayo, bityo ntabwo yigeze imenya irungu. Ntabwo yari ikeneye umuryango, ahubwo yarawushatse, igishyiraho umugambi wo kuturema, ikatwinjiza muri uwo muryango wayo, kandi igasangira natwe ibyo ifite byose. Ibyo binezeza Imana cyane. Bibiliya iravuga ngo byabaye umunsi w'ibyishimo kuri yo igihe yaduhaga ubuzima bushya kubw'ijambo ryayo, bityo duhinduka nk'abana bayo ba mbere muri uwo muryango wayo mushya. Iyo twizeye Kristo, Imana ihinduka Data, tugahinduka abana bayo, kandi abandi bizeye bagahinduka bene Data na bashiki bacu. Itorero rigahinduka umuryango wacu mu mwuka. Umuryango w'Imana ugizwe n'abayizeye bose bo mu gihe cyashize, ab'ubu n'ab'igihe kizaza. Buri muntu wese yaremwe n'Imana, kandi ariko abantu bose si abana b'Imana. Uburyo bwo kwinjira mu muryango w'Imana ni bumwe gusa, ni ukuvuka ubwa kabiri. Ubuvutse mu muryango w'abantu iyo uvutse ubwa mbere, ariko uhinduka umwe mu bagize umuryango w'Imana iyo uvutse ubwa kabiri. Imana yaduhaye umugisha wo kubyarwa ubwa kabiri, bityo nanone turi abo mu muryango w'Imana. Ubutumire bwo kwinjira mu muryango w'Imana bwahawe abantu bose, ariko hari ikintu kimwe gisabwa bose, ni ukwizera Yesu. Bibiliya iravuga ngo mwese muri abana b'Imana muheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umuryango wawe mu mwuka urusha gukomera umuryango wo mu mubiri, kuko wowe uzahoraho iteka. Imiryango yacu hano mu isi ni impano ikomeye y'Imana, ariko ni iy'igihe gito kandi irangirika. Kenshi irasenyuka kubera ubutane, kuba kure y'abandi, gusaza, amaherezo abayigize bagapfa. Naho umuryango wacu wo mu mwuka, ubusabane bwacu n'abandi bizera, wo uzahora ibihe bidashira. Ni ubumwe bufite imbaraga,
ni igihango kigumaho kuruta amasano y'amaraso. Igihe cyose Pawulo yagiye atekereza ku mugambi w'Imana yari idufitiye kuva kera, kuva iteka ryose, byamuteraga guturika agahimbaza Imana, nk'aho agira ati, iyo ntekereje ubwenge n'ubwiza bw'umugambi wayo, ndapfukama ngasenga Data, se w'umuryango munini w'Imana, ugizwe na bamwe muri bo bageze mu ijuru n'abandi bakiri hano mu isi. Ibyiza byo kuba mu muryango w'Imana. Umunsi wavutseho umuryango w'Imana wo mu buryo bw'umwuka wahawe impano nziza zitangaje. Izina ry'umuryango gusa n'abandi usanze mu muryango ngo ubwo uri umwana uri umuragwa. Ubwo uri umwana w'Imana uri umuragwa w'ibyo ufite byose. Isezerano rishya riravuga cyane ku bwiza bw'umurage wacu. Biratubwira iby'Imana, biratubwira ngo Imana yanjye izabamara ubukene ndetse ubuzima bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri bungana muri Kristo Yesu. Nk'abana b'Imana duhabwa umurage kubw'ubutunzi bw'umuryango tukiri hano mu isi. Duhabwa ubutunzi bw'ubuntu bwayo, bwo kugira neza kwayo, ubutunzi bw'ubwiza bwayo, ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi bw'ubutunzi, n'ubutunzi bw'imbaraga n'ubutunzi bw'imbabazi. Ariko nitugera mu bugingo buhoraho tuzaragwa ibirenze ibyo. Pawulo yaravuze ngo nshaka kumenya ubutunzi n'ubwiza bw'umurage yangeneye n'ubwageneye abantu bayo. Uwo murage ugizwe n'iki mu by'ukuri? Icya mbere, tuzabana n'Imana udatandukana. Icya kabiri, tuzahindurwa duse na Kristo. Icya gatatu, tuzakizwa kongera kubabara, urupfu n'ubumuga. Icya kane, tuzahembwa kandi dushyire mu yindi myanya tuzahembwa kandi dushyirwe mu yindi myanya yo gukorera Imana. Icya gatanu, tuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Mbega umurage utangaje! Ufite ubutunzi burenze ubwo dutekereza. Bibiliya iravuga ngo Imana yabikiye abana bayo umurage utagira akagero. Urakubikiwe wowe mu ijuru. Ni umurage utunganye kandi utanduye, umurage udashobora gucuya cyangwa se kubora. Ibi ni ukuvuga ko umurage wawe w'iteka ugereranywa, nturiho ibizinga, uhoraho kandi urarinzwe. Ntawe ushobora kuwukunyaga, ntusenyuka iyo intambara zibaye, ntuhomba iyo ubukungu bwifashe nabi, cyangwa se ngo wangirike iyo haje icyorezo cyangwa icyago icyo ari cyo cyose. Uyu murage w'iteka niwo wagombye gutumbira, akaba ari wo ukorera aho gukorera ikiruhuko cy'izabukuru. Pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, kuko muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage. Ikiruhuko cy'izabukuru ni intego itakugeza kure cyane. Wagombye kubaho utumbiriye ubuzima bw'iteka. Umubatizo ushushanywa n'umuryango w'Imana. Imiryango imeze neza igira ishema ryayo, abayivukamo ntibagira isoni zo kwitwa abana bayo. Ikibabaje, nahuye n'abizera benshi batigeze bashaka kugaragaza mu ruhame ko ari abana b'umuryango mu mwuka nk'uko Umwami Yesu yabitegetse ngo babatizwe. Kubatizwa ntabwo ari umuhango umuntu akora abishatse, ni umuhango ushobora gutinza cyangwa ukawihorera. Ni wo werekana ko winjiye mu muryango w'abana b'Imana. Ni uburyo bwo kubwira isi yose ngo simfite isoni zo kuba uwo mu muryango w'Imana. Ese wowe wigeze ufatirwa cyangwa se wigeze ubatizwa? Yesu yategetse ko icyo gikorwa kigomba gukorerwa aho mu muryango bose. Yasize adutegetse ngo mugende muhindure abantu mu mahanga yose, abigishwa mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ibyo kandi namaze igihe kirekire nibaza impamvu inshingano nkuru Yesu yasize cyangwa se igihe abigishwa be iha agaciro kangana gutya. Umubatizo n'umurimo ukomeye wo kuvuga ubutumwa no kwigisha abizeye. Kuki umubatizo wahawe ako gaciro? Nyuma nza gusobanukirwa ko ari uko wari ushushanya intego ya kabiri Imana ifite mu buzima bwawe, kwinjira mu busabane bw'umuryango uhoraho w'Imana. Umubatizo uvuga byinshi. Umubatizo wawe ni ubuhamya bwo kwizera kwawe, ugushushanya no gupfa no kuzuka na Kristo, ugashushanya nanone kandi ko wapfuye ku buzima bwa kera kandi ugatangaza ubuzima bwawe bushya muri Kristo.
nicyo gihe kandi cyo kwishimira ko winjiye mu muryango w'Imana. Umubatizo wawe wo ku mubiri ni igishushanyo cy'ibyakubayeho mu mwuka, ibishushanyo by'Imana yagukoreye ubwo yakwinjizaga mu muryango wayo. Bamwe ni muri twe ni Abayuda, abandi ni abanyamahanga, bamwe ni imbata, abandi ni abamudendezo, ariko twese twabatijwe kuba umubiri umwe, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubatizo ntabwo ari uwo kugira umwana mu muryango w'Imana. Ibyo bizanwa no kwizera kandi gusa. Ibyo bizanwa no kwizera Kristo gusa. Umubatizo ugaragaza ko uri umwe mu muryango w'Imana, nk'uko twambara impeta iyo twashyingiwe. Umubatizo ni ikimenyetso kigaragara inyuma y'isezerano ryo mu mutima. Ni igikorwa kikwinjiza mu muryango, ntabwo rero ari ikintu ushobora gutinza kugeza igihe uzabera mukuru mu by'umwuka. Icyo ugomba kuzuza, Bibiliya isaba nibura kuba wizeye. Mu isezerano rishya abantu bamaraga kwizera bagahita babatizwa. Ku munsi wa Pentekote abantu 300,000 bahise babatizwa uwo munsi bizeye Kristo. Ahandi umutegetsi umwe w'umunyetiyopiya yabatirijwe muri aho yizereye, na Pawulo na Sila babatije umuyobozi wa gereza i Filipi n'umuryango we igicuku. Mu isezerano rishya ntaho tubona abantu basubika umubatizo. Niba kugeza ubu utari wabatizwa ngo ugaragaze ko wizeye Yesu Kristo, ubikore vuba udatinze kuko Yesu yabidutegetse. Umwigisha uhebuje mu buzima. Bibiliya iravuga ngo Yesu n'abantu yejeje bari mu muryango umwe. Niyo mpamvu atagiraga isoni zo kubita barumuna be na bashiki be. Ureke iryo hame rikwinjire mu mutima wawe rigere no ku ndiba. Uri uwo mu muryango w'Imana, kandi kubera ko Yesu akweza, Imana irakwishimira. Amagambo ye yose yavuze arasobanutse. Yesu aramubuhura ukuboko kwe agutunga abigishwa be ati, dore mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe data, niwe mushiki wanjye, niwe Mana. Kwitwa umuryango w'Imana nicyo cyubahiro cy'isumbwe, niwo mugisha uhebuje ubushobozi kubona mu buzima. Nta kintu na kimwe wabigereranya. Igihe cyose uzumva udafite akamaro, udakunzwe, udafite umudendezo cyangwa umutuzo muri wowe, ugibuka ko uri umuryango ubarizwamo. Uyu munsi tuteze amatwi, ndagira ngo nkubwire yuko waremewe kuba uwo muryango w'Imana, ndetse wibuke ko umugambi wayo kuva kera wari uwo kwinjiza mu muryango wayo, ikakwiyegereza muri Yesu Kristo. Amagambo tubona mu Efeso, ubwo Pawulo aricyo Efeso igice cya 1:5. Ikibazo cyo gutekerezaho, ese nakora ne kugira ngo ntangire gufata abandi bizera nk'abavandimwe mu muryango wanjye? Twese hamwe muri iki gitondo ndagira ngo dushyire hamwe ibitekerezo byacu, tubwire Imana ngo Mana, turifuza kugira ubuvandimwe n'isano y'abizera bose, tukabona na bene data kandi b'umumaro. Rero Imana duhana umugisha. Nkwifurije umunsi mwiza w'umugisha, uzirikana yuko waremewe kuba mu muryango w'Imana. Kadusenga Imana. Mana, turagushimiye ko ari wowe waturemye kandi uturema ufite impamvu. Waduhaye imiryango tuvukamo, uduha kuvukira bamwe turi abirabura, abandi ari abazungu, abandi ari abera, abandi ari bagufi, abandi ari barebare, abandi babyibushye, abandi bananutse. Ariko byose Mana, amaherezo wari ugambiriye kuduha ubwo bumwe bwo kugira itorero duhuriramo. Kristo yaraje mu isi aradupfira, kandi abamwizeye bose bakabatizwa mu izina rye. Twahinduye umuryango umwe. Nta mwirabura, nta muyuda, nta mugiriki, nta muremure, nta mugufi, nta ubyibushye, nta unanutse, nta mwera, nta n'umwe. Twese twabaye umwe kubw'amaraso ya Kristo. Urakoze Data rero ko duhaye ubusabane, icyubahiro cyawe kuba icyahawe, kandi ndi umunyamwuka kwizera tujye kwa mu muryango wawe tuwishimiye, tunezezwa nuko turi mu muryango wawe, nk'abana b'Imana twese mu izina rya Yesu Kristo wacu twizeye. Amen. Wanyibukije ko iwawe wabizera ari mu ijuru, kandi uzatahayo.